Haleluya, Yesu nashimwe bene data. Dushimye Imana muri iki gitondo Imana itwongeye, undi munsi Imana itwongereye kugira ngo turangize inshingano zacu hano ku isi. Iki ni ikiganiro umuntu buhesha ubugingo nk'uko mukimenyereye hano kuri radio Umucyo kuri izi saha. Ni ikiganiro mutegurirwa n'itsinda rigari ry'abantu bagamije gusigasira umuntu buhesha ubugingo, hanyuma mukakigezwaho na Pastor Imana Frodowari. Tugeze mu mwanya mwiza rero w'icyo kiganiro. Ni ikiganiro noneho rwose kirimo amavuta mashya, nanjye nzanye amavuta mashya kubera yuko umwami wanjye ejo bundi yongeye kunsura. Haleluya. Kwa gatanu yongeye kunsura, ndaje ndababwira ibyo navuganye nawe. Reka tubanze dusenga Imana. Nyakubahwa Mana nkuru mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye impuhwe zawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye urukundo dukunda. Tugushimiye ko wadutoye kandi ukadutoranya amagana menshi y'abanyabyaha. Na nyuma yo kudutora amagana menshi y'abanyabyaha maze kudushyira mu itorero ryawe, warongeye udutoranya, utugize umusemburo w'abandi kugira ngo tugire impinduka tuzana haba mu itorero ryawe, haba mu gihugu cyacu. Uratuzana kugira ngo tugire impinduka, abantu bagende barushaho kuba beza kuko isi igenda irushaho kubagira babi. Turagushimye rero. Reka umuntu wese ukurikiye iki kiganiro agira aho ava naho agera, reka kimwubake, reka kimuhindure bundi bushya, ahinduke kandi akomere. Haleluya. Reka iyi mbuto abe ari wowe uyitera, uyimeze, uyikuze kandi izere. Ndagushimye nyakubahwa. Ndagushimye ko ugiye guhagarara nanjye ngiye kugitambutsa. Ndagushimye ko ugiye guhagararana n'umuntu wese uri bucyumve, n'uzacyumva igihe cyose kizatambukira, kugira ngo uwo ari we wese azahindurwe n'iri jambo, afata ingamba nshyashya, agira ibyo yubaka kandi bikomere. Iri jambo ni umwubatsi ukomeye cyane, rigiye gusenya ibihome by'umwanzi kandi rigiye kubaka inkuta zikomeye, zaba izirinda itorero ryawe, izirinda igihugu cyacu, izirinda abantu bawe. Urakoze ko bikoze nk'Imana. Ndagushimye ko Satani atsinzwe kandi agiye gutsindwa, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Turatangiye. Namaze kubibwira, ikiganiro murakimenyereye. Ni ikiganiro dusanzwe tuganiramo umuntu buhesha ubugingo. Ni gute umuntu bwahesha ubugingo? Iki cyo ni ikintu ngira ngo tumaze kumenyera, keretse waba gikurikira bo bwa mbere. Uwo arambabarira kuko ikiganiro kigiye kurangiza amezi atatarenga. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze awagikurikiye kuva mu ntangiriro we yamaze kumva neza icyerekezo aho tuva naho tujya. Rero ntabwo turi bitindeho cyane, dusa na introduce tuvuga aho tuva naho tujya, ahubwo aka kanya noneho turaza gutangira twinjiramo neza cyane aho tugeze. Tumaze igihe tuvuga neza uburyo umuntu wesha ubugingo. Umuntu turabusobanura buri gihe, tuvuga ko ari ubuntu, impuhwe, imbabazi n'urukundo. Ibyo ngibyo Imana yamaze kubona ko abantu bagabanuka ku isi ndetse bagiye gushiraho. Ibyo yarabimpishuriye nk'umukozi wayo. Narazengurutse igihugu cyose, buri murenge nawe ugezemo ngenda n'igare, narabivuze ibyo bintu ndabivuga. Mbabwira ko abantu bari kugenda babinyamaswa, ko abantu bakeneye kongera gusubizwamo ubumuntu. Ariko Imana yari yantegetse ubwo yari maze kunsaba kuva mu kazi kanjye kose nkazenguruka igihugu cyose n'igare. Nyuma yaho muri 2018 bwo Imana yongeye kunsanga, insaba kwegeranya abantu bumva muri bo bagifite ubumuntu. Ntabwo nabwo nahise mbikora, ariko muri 2021 negeranije groupe za WhatsApp ziriho abantu biyumvamo ko bagifite ubumuntu. Uyu munsi nibo turimo kugendana. Ni ukuvuga ngo nawe ushobora kutwiyungaho muri groupe ya WhatsApp, turazifite zitwa umuntu buhesha ubugingo. Uyijyamo ni umuntu wiyumvamo ko agifite ubumuntu, turamwakira, tukamwishimira, tukamwandika, tukamushyira muri groupe. Tumaze kubagira benshi cyane kuko zimaze kuba groupe zirenga 10. Nawe ushatse watwisungaho tukagushyiraho, kuko iki cyo ni ikigisho kizakomeza kugeza Kristo agarutse. Ni ukuvuga ngo gusigasira ubumuntu bigomba gukomeza kugeza ku mpanda, dore ko nayo iri hafi. Ubwo rero intego nyamukuru iduhuza aho ngaho ku rubuga ni ugusenga. Iyindi iduhuza ni ukuganira ku ijambo rikomeye ari ryo rituyobora, rivuga ngo ni uko icyo mwifuza ko abantu bagirira aba ari cyo mubagirira namwe. Iri ni ijambo tabaza, ni ijambo rimurikira ibenge byacu Imana yaduhaye twebwe abahuriye muri iyo groupe umuntu buhesha ubugingo. Niyo mpamvu dusabwa kuritekerezaho mu gitondo na nimugoroba.
mbere yuko dutangira akazi na nyuma yuko tugashoje tugomba kuritekerezaho, tugomba kwibaza ni gute, ndetse niyo tugiye kwihana, kwicuza, kwihana kwacu twihana dushingiye kuri iri jambo. Umuntu akibaza umunsi wose ni gute yiriwe, ese icyo yakoreye abandi bakimukoreye yanezerwa, ese icyo yifuje ko bamugira nicyo yagiriye abandi. Aho ngaho ni wo murongo tugenderamo abari muri izo groupe za WhatsApp. Ni ukuvuga ngo rero hari n'agatabo nanditse kitwa umuntu nyamuntu. Utwo dutabo turaboneka mu mujyi wa Kigali kuri burori yegeranye ni ADPR, imbere y'umusigiti ahantu turi ku muntu hafite irembo, imbere hateganye n'umusigiti hari hafite akameza ko ari ibintu by'irembo bitoje Joakim. Naho utwo dutabara dufite, hari no kwa Yohereje mu Giporoso, umugabo hacuriza hepfo ya gare, umugabo hacuriza papiteri. Utwo dutabo turahari. Hari agatabo kitwa umuntu nyamuntu kasobanuraga umuntu wari we mu ijuru bemera yuko ari umuntu. Ibyo rero ni ibikorwa byakozwe muri rusange, n'ibyo nababwiraga niho turi. Izo groupe za WhatsApp turacyakira abantu, turafite n'urubuga rwacu rwa YouTube channel rwitwa umuntu yohereje ubugingo, narwo tugerageza gutambutsa ibi byigisho, nubwo ndikoranabuhanga twe tutayi twarigeramo cyane ariko tubirimo kandi bizaza turabyizera. Reka rero dukomeze noneho twinjira neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni special. Ni special kubera iki? Byukuri niba mubyibuka ku itariki 5 ubundi twashoje amasengesho y'iminsi 70. Twari tuyimaze iminsi 70, n'ubundi twarahangaha twayatangiriye aha. Imana ihumugisha abantu bose, kandi ubundi yambwiye ko ibahaye umugisha abantu bose twayakoranye. Haleluya. Ndabizi ni benshi bagiye bampamagara, bagiye banyandikira za message bambwira ngo amasengesho bayarimo. Intego nyamukuru twasengeraga niki muri iyo minsi 70? Mu minsi 70 twasengeraga mbere na mbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi mu minsi 70 twasengeraga itorero. Iyo tuvuze itorero ry'Imana, kubera iki? Rirabangamiwe, rifite ibintu biribangamiye byinshi cyane, kandi Satani arimereye nabi cyane. Niyo mpamvu rikeneye kurindwa mu buryo bw'umwihariko. Nuvuga ngo naryo twararisengeye muri iyo minsi 70, kandi hari icyo Imana yakoze, kuko hari icyo Imana yambwiye. Ejo no ku itariki 5 twarayashoje, tumaze kuyasoza. Nge nasibye umunsi umwe Imana ihita integeka amasengesho y'iminsi 3, nayo mpita nyatangira ndayakora. Ayo masengesho nayashoje, n'ubundi Imana yongera kunsura. Iyo mvuze ngo Imana yongera kunsura, abazi ubuhamya bwanjye babashije kubukurikirana kuri YouTube channel, yaba yanjye ya umuntu yohereje ubugingo, yaba ya Zaburi nshya, yaba umugenzi. Hari groupe YouTube channel nyinshi zabukozeho ubuhamya bwanjye, barabizi uburyo Imana ijya insura ikanganiriza mu ishusho y'umusaraba waka. Ni ukuvuga ngo n'ubundi rero ejo hirya y'ejo, ni ukuvuga ngo kuwa gatanu nijoro uwo musaraba waka warongeye uraza, uransangaho narindi naye nashoje amasengesho. N'ubundi uwo munsi kuwa gatanu nari nayashoje deja, nayashoje saa 12. Hanyuma umusaraba waje n'ubundi mu masaha nka saa 9, uko nahise nkanguka nsanga byari saa 9, n'ubundi sazanye zo gusenga zari zigeze. Hanyuma ijwi rirongera riganira nanjye nk'uko risanzwe riganira nanjye, rimpa noneho iyerekwa rishya, cyangwa rimpa ubutumwa bushyashya. Ariko noneho ntazakora njye nyine, ahubwo nzakorana nawe unyumva, kubera yuko Imana ishaka ko hari ikindi gishya dukora. Ni ukuvuga ngo ari nacyo cyigisho cy'uyu munsi nateguye, nakise guharanira amahoro, inshingano y'umukristo wese w'ukuri. Icyo nicyo cyigisho ngiye kwigisha, kikaba gikubiyemo iyerekwa nabonye. Guharanira amahoro n'inshingano y'umukristo wese w'ukuri. Kandi ayo magambo ari nako Imana yambwiye, imbwira ngo nkubwire ngo guharanira amahoro n'inshingano y'umukristo wese w'ukuri. Irambwira ngo nimpaguruke nongere ntoze abantu bashinzwe gukiranura abandi bantu. Irambwira ngo u Rwanda rufite abunzi ariko rwabuze umwunzi. Ese wakwemera kuba umwunzi w'Abanyarwanda? Kuba umwunzi w'Abanyarwanda rero ni ukuvuga iki? Ntabwo uzakora muri systeme y'abunzi ba leta basanzwe, ahubwo uzakora muri systeme y'abunzi ba Gikristo. Abunzi ba Gikristo ni ukuvuga ngo ugiye kugaragaza ko ukwiye kunga abavandimwe aho ngaho uri. Uzaba ufite mission. Dufite mission zihe? Icyambere tugomba kumenyana, tugomba kwiyemeza gukorera hamwe kandi mu kunga Abanyarwanda, kuko harimo ikibazo gikomeye cyane mu muryango biracitse.
aho ngaho muturanye abagabo n'abagore barashwana, murabona divorce ziriyongera umunsi ku munsi, abana barandagara, urahatuye uri umukristo, inshingano ni yawe. Umukristo w'ukuri akwiye kuharanira amahoro aho ari hose. Inshingano mu muryango, dufite inshingano mu baturanyi, abaturanyi barashwana, abaturanyi baramarana, abaturanyi barapfa amasambu, inzangano ziragwiriye hagati y'abaturanyi, yewe kabone no mu basengana, inzangano mu banyetorero. Uri mu itorero kandi uri umukristo w'ukuri, harimo inzangano, harimo abantu bazirana, harimo abantu bashwana, igihe cyose abantu ntibabanye amahoro, kugeza no ku bayobozi b'amadini bararwana buri munsi, bapfa bibyo bapfa simbizi ni byinshi cyane, buri munsi mu matorero haba harimo intambara, urimo uri umukristo, aho ngaho uhafite inshingano. Abayobozi n'abayoborwa, hamaze iminsi havugwa ibibazo bikomeye cyane hagati y'abayobozi n'abayoborwa, hari n'ibyo nabonye birimo kugenda bikwira kuri social media, ntabwo Imana bishyizeho ibintu bise ngo safari nyubaha ariko byaragaragaye aho umuturage yakubise umuyobozi, bandi barafotora, barakamera, barohereza, nawe urumva ko bimeze. Ubu hari n'ibindi birimo kuvugwa, numvise birimo kuvugwa mu Bugesera, za social media zirabivuga cyane, byabaye kuri meya wa Bugesera, bigaragaza ko hariho umwuka wo guhangana, hariho umwuka wo kutabana amahoro, hari umwuka wo kutabana amahoro mu baturage n'abayobozi, hari umwuka wo kutabana amahoro mu matorero, hari umwuka wo kutabana amahoro mu ngo wacu, hari umwuka wo kutabana amahoro mu banyapolitike. Ni ukuvuga ngo abanyapolitike harimo ikibazo, ntibashaka kumvikana, ntibashobora kwicaramo ngo baganire. Izi ni inshingano Imana yampaye hamwe nawe mu Kristo w'ukuri ugiye kwiyemeza kugendana nanjye. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Bishatse kuvuga ngo iki rero? Bishatse kuvuga ngo umukristo w'ukuri agomba guharanira amahoro. Ibi ngibi iyo usomye Bibiliya neza, muri Matayo ibice 5 umurongo wa 9 haranditse ngo hahirwa abakiranura kuko bazitwa abana b'Imana. Ngira ngo karumvikana neza cyane. Umuntu wabyanditse yanditse ikinyarwanda cyiza cyane, mu cyongereza bavuga ngo ni peacemaker. Iryo naryo zini Imana yanyise, imaze kumpa ubwo butumwa yanyise peacemaker. Ubu ku mazina yanjye muzajya mwongeraho peacemaker. Wenda ntabwo ndaryakira uburenganzira ku byo nashyira mu irangamuntu, ariko ubu ngubu muzajya munyita Pasteur Minani Frodowari peacemaker. Ni ukuvuga ngo niryo zina Imana yanyongereyeho. Noneho ndashaka rero ba peacemaker muri buri mudugudu. Peacemaker umukristo, umuntu ushinzwe guharanira amahoro mu mudugudu nk'umukristo, umukristo ushinzwe guharanira amahoro muri buri mudugudu wa leta. Ntabwo mvuze umudugudu w'itorero, muri buri mudugudu wa leta ndifuzamo kubona umukristo wiyumvamo rwose ko ari umukristo nyawe ushinzwe guharanira amahoro. Ndaza no kumusaba rwose, ndaza no kumusaba ace mu gikara nyandikire ka message, yakwandika message isanzwe. Mwihangane akanya telefone yanjye ifite akabazo, ariko guhera kwa kabiri zabiriho ndabyizera, ariko irakira message ntabwo irimo kwitaba, ifite ikibazo. Abampamagara ubwo ntimumbone, ntimugire ngo nabirengagije cyangwa nabimye amatwi ngo mugire ngo nabyije. Wandike message isanzwe cyangwa wandike message ya WhatsApp, umbwire ngo nitwa runaka, ntuye mu karere kanaka, umurenge uyu n'uyu, umudugudu uyu n'uyu, ndashaka kuba umunyamahoro, peacemaker, guharanira amahoro mu mudugudu ntuye. Abo ngabo nzabakoresha amahugurwa hamwe no kubasengera kenshi cyane ku buryo Imana ibambika imbaraga zidasanzwe bagaharanira amahoro muri buri mudugudu wa leta. Turashaka umuntu uharanira amahoro muri buri mudugudu wa leta, akaba ashinzwe guhuza imiryango ifitanye ikibazo, kuyunga umugabo n'umugore muri uwo mudugudu. Niwe bazashakiraho amahoro, nuvuga ngo niwe bazaza kureba, azabasengera, azabagira inama, azabunga. Niwe bazajya kureba muri buri mudugudu ababuza amahoro mu ngo zabo, abaturage babuza amahoro niwe bazisunga. Uburyo bwiza bwo guharanira amahoro bw'abakristo, agomba kuba ari umukristo, agomba kuba akunda amahoro, kandi inshingano ye agomba kugaragaza neza aho atuye, akanatwimenyesha tukamenya ahantu ari, kuko tuzajya tugerageza no kubakoresha amahugurwa no kubasengera, ko tunabaze no kubaganiriza kugira ngo tumenye uko bagiye gukora muri buri mudugudu wa leta. Ihangane ube representa w'amahoro mu mudugudu utuye, hanyuma utwisungeho dukorane uwo murimo.
azaba afite inshingano zigeze muri, ndazivuga zose, azaba afite inshingano zigeze muri 5. Icya mbere ni uguhuza umuryango, umugabo n'umugore n'abana bafitanye ibibazo akabunga, ni uguhuza abaturanyi, nabivuze kuva haruguru, ni uguhuza abanyetoro cyangwa abanyamadini bafitanye ibibazo batuye aho ngaho muri uwo mudugudu wese, ngombwa ko arenga ngo ajye hirya kure. Agomba kandi guhuza abayobozi n'abayoborwa. Kubera iki mudugudu ashobora gushwana n'umuturage? Ese kuki bo batakwiyunga? Ese kubera iki umunyerondo? Ese kubera iki daso, inkeragutabara bahangana n'umuturage? Niwe ukwiye kunga abo bantu, niwe ukwiye guharanira amahoro muri uwo mudugudu, agahuza abayobozi n'abayoborwa. Emwe afite n'inshingano no ku banyapolitike, nuko abanyapolitike no mudugudu ntabariyo, ntabakunda gukorerayo, ariko uko biri kose nabo akwiye kubahuza. Badahuje ibitekerezo, iyo tuvuze abanyapolitike kenshi ni abadahuza ibitekerezo mu miyoborere. Abadahuje ibitekerezo mu miyoborere bafite ibitekerezo binyuranye, biba bikwiye gushyirwa hamwe, ntabwo baba bakwiye gushwara no kwicara no kumarana cyangwa bamwe guhunga abandi. Abo nabo bakwiye kudahuza ibitekerezo. Ntabwo bivuga kuba batakubaka igihugu, kuko n'ubundi ibitekerezo byabo ubishyize hamwe ukabiyungurura warobanuramo icy'ingenzi kikaba ari cyo gishingirwaho bakubaka igihugu. Abo bose bazaba bafite inshingano zo kubahuza. Sinzi rero, agomba kuba uwo muntu ari umukristo ugiye kubikora, agomba kuba uwo muntu asenga Imana, agomba kuba uwo muntu atari umunyabwoba, kubera ko abanyabwoba n'abatizera igihembo cyabo ni mu nyenga ya kumuro n'amazuko. Iryo jambo twararisomye cyane, twarigigisheho cyane ko ari yoherezo ry'abantu nk'abo ngabo. Agomba kuba atari umunyabwoba kandi afite kwizera. Waraza guca mu gikari amvugishe, nyandikire kuri WhatsApp cyangwa nyandikire kuri message isanzwe, niba nta na WhatsApp agira, anyibwire neza, ambwire naho aherereye, ambwire ko ashaka kuba umunyamahoro, guharanira amahoro, kuba umwunzi. Ni ukuvuga ngo Imana yarambwiye ngo igihugu gifite abunzi ariko ntabwo gifite umwunzi. Ntabwo ari nge nzunga abanyarwanda bose, nubwo nanjye nzaba umwunzi mukuru, kuko nzaba umwunzi nanjye n'urugamba natangiye, ariko kandi ndashaka abunzi muri buri mudugudu, kubera ko ndimo ndabona umwuka w'amahane, umwuka wo kutoroherana, umwuka wo guhangana urakabije cyane. Ibyo ni by'Imana yangaragarije nyuma yo kunsanga ikambwira yuko dukwiye kuba abanyamahoro. Haleluya. Izo ni inshingano za buri mukristo. Uwo muntu agomba kuba nawe ubw'abana n'abantu bose amahoro, agomba kuba nta makimbirane afitanye n'abantu, agatoza n'abantu kubana n'abantu bose amahoro. Izo ni inshingano z'abakristo bose. Kubera iki? Dusome ubutumwa urwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Urwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Wumve neza uko havuga. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Guharanira amahoro ni inshingano ya za buri mukristo wese. Ni ukuvuga ngo umukristo wese w'ukuri agomba kuba aharanira amahoro. Mbere yo guharanira amahoro mu bandi bantu, agomba kubana n'abantu bose amahoro nawe ubwe. Kuba ari umunyamahoro, abana abantu bose amahoro. Uwo muntu umudugudu bagomba kuba ntacyo bamushinja. Niba umudugudu abaturanyi hari icyo bagushinja, niba hari abantu mutabanya amahoro mu mudugudu wawe, ntabwo wagombye kuba nawe uharanira amahoro. Ugomba kuba wowe ugiye kuba umwunzi mbere ya byose, nawe ubwawe nta kibazo ufitanye. Yaba mu rugo wawe ubanye nabi wawe mu rugo amahoro, umugore wawe n'abana bawe mu banyamahoro, abaturanyi mu banyamahoro, ugiye gukwiza amahoro aturutse mu rugo wawe, muri wowe, kuri Kristo yamanukiye iwawe, akwire no mu baturanyi mu mudugudu utuye. Izo ni kondisiyo za mbere z'uwo muntu ugomba kwiyemeza kuba umwunzi. Agomba kuba nawe ari umunyamahoro. Reka dusome uyu murongo mwumve, umurongo wa 14. Haranditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Wenda dusome uwo murongo wonyine urahagije. Kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Izo ni inshingano za buri mukristo wese. Ntabwo rero umuntu ashobora kwiyemeza kuba umwunzi atabasha kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Ni ukuvuga ngo mbere agomba kuba abana neza n'abo mu rugo rwe. Icya kabiri, agomba kuba abanye neza n'abaturanyi be. Hanyuma Kristo agiye kumanukira iwe, umwuka wera agiye kumumanukiraho, anyandikira ka message ambwira ati ndashaka kuba umwunzi mu mudugudu wanjye, ndashaka kuba nanjye mu bunzi.
Amina. Noneho namara kunyandikira impamvu agomba kunyandikira n'iki impamvu agomba kubinsaba. Ni ukuvuga ngo ngiye mfite byinshi byo kuguha umwami Imana yampaye. Mfite amahugurwa menshi yo kugukoresha umwami Imana yampaye. Deja n'ubu nanayatangiye. Niba nkubwira uko ugomba kuba witwaye nabitangiye. Hanyuma nzakubwira n'uburyo uzajya ukemura ikibazo mu buryo bw'amahoro. Bivuga ngo nzakuganiriza ngukoresha dukora amahugurwa haba online haba ari uguhura dukora ibiganiro n'amahugurwa y'uburyo tugomba guharanira amahoro aho dutuye ahariho hose. Ndifuza ko nta mudugudu n'umwe wagombye gusigara. Wenda hari sinzi niba radio mu kigera hose, ariko natwe tuzababaha abigisha b'abandi, tuzagenda dutora abandi. Nawe numara gutorwa numara kumva ari byo ushake mu wundi mudugudu umuntu waba umunyamahoro waharanira amahoro akaba umwunzi, kubera ko Imana ikeneye umwunzi. Imana ikeneye umwunzi. Igihugu gifite abunzi ariko ntabwo gifite umwunzi. Imana ikeneye umwunzi ugomba kunga abantu mu buryo bw'Imana, akunga abantu abasengera, akunga abantu yifashishije ijambo ry'Imana. Cyane cyane ko abunzi basanzwe sinzi icyo bifashisha amategeko n'amabwiriza bahabwa na leta cyangwa n'ababayobora. Abandi bo bazajya bunga abantu bifashishije ijambo ry'Imana no gusenga. Ni ukuvuga ngo ugiye kuba umwunzi niba ubishaka, kandi Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Izo zagombye kuba inshingano z'umukristo wese. Niyo mpamvu abakristo bose bari muri uwo mudugudu bagombye kugufata mu mugongo. Wowe wahiswemo kuba umwunzi, wowe waritoranirije, wowe umwuka yatoranirije kuba umwunzi. Ni byiza yuko abakristo bose baramwishyira hamwe mukababunzi b'abandi. Nuvuga ngo bakagushyigikira mugahinduka ikipe y'abunzi bunga abandi. Abakristo bose bari mu mudugudu mukabasha guca urubanza rutarwa kibera. Icyo gihe imanza z'uburyarya zizagabanuka kandi abantu bazabana mu mahoro biyunze. Impamvu ari inshingano yose buri mukristo ni iyihe? Reka mbabwire. Kunga abantu guharanira amahoro ni inshingano buri mukristo. Ngira ngo nabisomye muri Mateyo ko ariko Yesu yabwiye abantu ko abaharanira amahoro, abatera amahoro, abakiranura bazitwa abana b'Imana. Ahangaha Petero yabisubiyemo neza cyane, asobanura ko ari zo nshingano z'umukristo. Umukristo wese ukuri yagombye kuba ari umunyamahoro, yagombye kuba aharanira amahoro kandi mu bantu. Reka turebe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 haranditse ngo nkuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo, uwo ni umukristo, no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Haleluya. Ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Amina. Ndashaka kuvuga amahoro, ndashaka kuvuga gato ku mahoro. Ngiye gusohora gatabo vuba cyane, gato cyane kazaba karimo kavuga ku mahoro. Wenda gukwirakwiza udutabo birimo biragorana kubera uburyo bwo kugenda, ariko nabyo tugiye kubikoraho cyane. Agatabo kitwa amahoro ngiye gukwirakwiza kuko abantu ntabwo baza amahoro. Abantu bitiranya amahoro bakayitiranya n'umutekano, cyangwa bakayita n'ituze rusange. Ituze rusange ntabwo bivuga amahoro. Umuntu ashobora kuba ahantu hatuje kandi we nta mahoro afite. Iryo ni ituze rusange ry'igihugu. Umuntu ashobora kuba mu gihugu gifite umutekano ariko akakibamo nta mahoro afite. Bishatse kuvuga ngo abantu bitiranya amahoro, ariko ndashaka kukubwira gato ikintu bita amahoro. Amahoro nyamahoro ahera mu mutima w'umuntu. Niyo mpamvu amahoro ntabwo azanwa n'igihano cyatanzwe. Mbona abantu nk'abunze basanzwe baca ibihano bagashyiraho n'amande. Biriya ntabwo ari byo bizana amahoro. Icyambere kizana amahoro n'ubwiyunge. Imanza zisanzwe ziteganya ibihano, nyamara ibihano burya ntabwo ari byo bizana amahoro. Aruhanishije ntagira amahoro, ari nuhanwe ntagira amahoro. Buri muntu niyo banahuye bahura basa n'abahanganye cyangwa ni barebana y'ingwe. Bishatse kuvuga ngo muri rusange ntabwo mwene ubwo ari ubutabera bwunga, ahubwo ubutabera bwunga ni ububwira umuntu guharirana no kubabarirana rwose pe, kubabarirana nk'abagenzi bajya mu ijuru. Bivuga ngo tugiye gushaka amahoro nyamahoro, amahoro nyamahoro atandukanye n'umutekano. Aha bivuga ngo ashaka amahoro ayakurikire kugeza
atarigeze yashyikiriye ni amahoro nyamahoro atandukanye n'umutekano, atandukanye n'ituze rusange. Igihugu gishobora kugira umutekano ariko ntikigire amahoro. Ahangaha abantu baraza kwibaza ngo gute se igihugu gira umutekano ariko kigira amahoro? None se ubundi ni gute igihugu cyagira amahoro abaturage bacyo bashonje? Nyamara iyo bashonje wagira ngo umutekano uhari kuko nta ntambara iri mu gihugu, ariko ntabwo bafite amahoro, ntibatuje. Ese ni gute igihugu cyagira amahoro abantu ubukene ari bwinshi, bari mu bukene bukabije, biganyira, babaho biganyira? Urumva abantu bariho babaho biganyira, bafite amategeko yandi abaremereye cyangwa bavuna biteye ubwoba, bakabaho biganyira. Ese abo bantu bafite amahoro? Nyamara igihugu kiri umutekano ko nta ntambara, mu mbibi zacyo zose nta ntambara. Mu yandi magambo gifite umutekano, wagenda na saa sita z'ijoro wagenda nta n'uwakugirira nabi, ariko nubwo ugenda saa sita z'ijoro urimo uragenda wiganyira, urimo uragenda wiganyira imyenda yagushiriyeho, urimo uragenda wiganyira inkweto zagushiriyeho, n'utwo ukoze ntumenya aho tujya, urimo uragenda wiganyira. Umuntu yagira ngo njya mbona hari abantu bihaye ako kazi ngo kujya kwerekana ibihugu binezerewe, igipimo cy'umunezero mu bihugu. Igipimo cy'umunezero mu bihugu burya nicyo gipimo cy'amahoro. Ntabwo igipimo cy'amahoro kireberwa ku mutekano n'igisirikare, ahubwo igipimo cy'amahoro kireberwa ku munezero abaturage bafite mu gihugu. Ese mu mudugudu tuye baranezerewe? Iyo uganira nabo wumva banezerewe? Niba batanezerewe ubwo nta mahoro ahari, nyamara umutekano urahari n'abashinzwe umutekano barahari. Aha rero leta zikunda gushyira imbaraga cyane mu gushaka umutekano, hanyuma natwe abakristo twagombye gushyira imbaraga cyane mu gushaka amahoro. Amahoro ahereye mu rugo, amahoro ahereye mu muryango, amahoro nyamahoro, niho tugiye gushyira imbaraga. Abunzi, abantu bakeneye kungwa, abantu bakeneye kubana amahoro, kandi kugira ngo byose bishoboke nuko bagomba kuboneka abanyamahoro. Abanyamahoro kondisiyo zigomba kubaranga nuko nabo bagomba kuba ari abanyamahoro nyine, nuko bagomba kuba babasha kubana n'abantu bose amahoro. Ahangaha Petero abagerekeyeho ibindi bintu bagomba kwitwararika. Abo bantu bagomba kuba bagerageza kuvugisha ukuri nyako, nta buriganya, nta guterenganya. Bagomba kuba babuza iminwa yabo kuvuga iby'uburiganya, bagomba kubuza ururimi rwabo kuvuga ibibi. Mu yandi magambo bagomba kwirinda imvugo zikomeretsanya, imvugo zishishanya, imvugo zijombana. Abo bagomba kuzirinda. Umuntu ugomba kuba agiye kuba umwunzi agomba kuba abuza ururimi rwe kuvuga ikibi n'amagambo ajombana, agomba kubuza umunwa we kuvuga uburiganya. Tugira abunzi tukagiramo n'abariganya b'abunzi, tugiramo n'abantu bazi guca ku ruhande bakajya ruswa bitwa abunzi. Ugasanga batsindisha uwagombaga gutsindwa, ugasanga uwagombaga gutsinda aratsinzwe kubera ko hari ukundi byagenze. Mu yandi magambo kandi izina ryabo bitwa abunzi. Niyo mpamvu Imana yantegetse ko dushyiraho umwunzi, kandi umwunzi muri buri mudugudu. Kandi abo bunzi bazamenyana, abunzi bazamenyana, abunzi bagomba kumenyana byanze bikunze. Abunzi tugomba kubamenya, tukajya tugira gahunda yo gusenga no gusengera igihugu no gusengera imidugudu yacu. Uwo muntu agomba kuba ku mutwe we ahora azi ubuzima bw'umudugudu, cyane cyane ubuzima bujyanye n'amahoro. Kumenya ngo abanyamudugudu babanye gute, abanyamudugudu babaye mu mahoro, niki kibangamiye, kandi n'icyabangamira umudugudu cyaba cyaturutse ku muyobozi nubwo yaba ari uw'akarere. Aramusanga mu mahoro akamuganiriza, akamubwira ati ariko abantu bo muri uyu mudugudu babuza amahoro kubera impamvu izi n'izi. Ni ukuvuga ngo agomba kuba nta bwoba agira, agomba kuba ashiritse ubwoba, agomba kuba ari umugabo nyamugabo. Kandi ndabizi namara kwiyemeza kuvuga ati ndabyiyemeje nzamusengera, ndabizi ntashidikanya ko umwuka wera azabana nawe akamuherekeza akamwambika imbaraga zidasanzwe. Haleluya! Imana ishimwe ko hari ibishyashya igiye gukora mu gihugu cyacu. Tugiye kubana n'abantu bose amahoro, dukwiye kubana n'abantu bose amahoro, dukwiye gutoza amahoro, dukwiye kwigisha amahoro. Birakwiye kandi ndizera ko bizagerwaho. Ahangaha iteka ryose abantu bakunda guhora bibaza, ese ni gute abantu babona amahoro? Abandi baravuga ngo nta mahoro yo mu byaha, na Bibiliya ni kwivuga koko nta mahoro yo mu byaha. Biragoye yuko umunyabyaha yabona amahoro, ariko uko biri kose umunyabyaha iyo akiri umuntu, iyo agihumeka, nta munyabyaha byihame, nta munyabyaha bya karande. N'uwo wita umunyabyaha aka kanya ejo yavamo umukristo ukomeye cyane, cyane cyane ko na Paulo wicaga abakristo yaje guhinduka umuvugabutumwa. Uwo wita umunyabyaha ni uwuhe? None
noneho nuvuga ngo niba nta mahoro y'abanyabyaha, nibyo koko niko birivuga, inshingano zacu nuko tugiye gutoza aba banyabyaha kuva mu byaha bagashyikira amahoro, hanyuma natwe tugaharanira amahoro kandi tukayakurikira. Turayabona byanze bikunze. Haleluya. Amahoro turayabona byanze bikunze. Amahoro nyamahoro tugiye kuyabona mu gihugu cyacu. Sinzi ngo ni mu gihe kingana iki. Bizaterwa n'umwete n'umuhati uzashyiramo. Amahoro azahera mu mudugudu wanyu. Mu mudugudu wanyu numva harimo havugwamo ituze. Mu mudugudu wanyu numva tuzakora amahugurwa menshi, tuzababwira uburyo amahoro aharanirwa n'uburyo agomba kugerwaho. Yewe menshi na yandi yo kurwanya ubukene tuzabiganira, niba abantu biganya kubera ubukene na system zo kurwanya ubukene, nawe wabaye umwunzi nabyo tuzabiguhugura kandi uzabifasha abandi ku buryo abantu no ubwo bukene babwivanamo, niba ari bwo bwazanye kubura amahoro. Ariko kandi tuzagera dufasha tunagira inama n'abayobozi mu buryo bwiza byakorwamo kugira ngo abantu babone amahoro nyamahoro. Bivuga ngo buri muntu wese azaba umwunzi mu rwego ariho, hanyuma kandi tuzagerageza guhuza imbaraga. Impamvu mvuze ngo tuzabigeraho byanze bikunze, dusomye ijambo rivuga ngo aharanira amahoro ayakurikire kugeza yabonye. Nibuka abanyarwanda ko baca umugani ngo ujye utinya agakurikiwe n'abagabo. Abagabo nyabagabo. Woweho ugiye gutinyuka ukatubwira uti nanjye ndashaka, nanjye munshyiremo, nanjye uyu munsi wa none ndashaka kuba umwunzi, bivuga ngo uri umugabo nyamugabo. Oh haleluya. Ubwo uri umugabo nyamugabo, nkaba umugabo nyamugabo, ndakaba umugabo nyamugabo, tugiye kuyaharanira, tugiye kuyakurikira mpaka tuyabonye. Kandi mujye mutinya gukurikiwe n'abagabo, mujye mutinya gukurikiwe n'abagabo. Wenda mvuze ntishobora kuba ari umugore, ntavuge ngo ubwo ndamusuzuguye. Umugore nawe iyo ahagurutse gutyo agahagarara kigabo arabikora nka ba Debora, arabikora kandi akabikora neza cyane, akabigenza neza cyane, nubwo yaba umugore ahite yumva ko ari umugabo nyamugabo. Nayo bivuze ngo mu bagabo nyabagabo, ntabwo bivuze ko abagore batarimo, ahubwo bishatse kuvuga ko nabo bashobora kuba abagabo nyabagabo. Ikigaragara cyo ni kimwe rero, ndashaka kukubwira ngo tugiye kuyakurikirana kandi tuzayageraho. Tugiye kunga ibice byose no kugeza ku banyapolitiki. Icyo nkivuze neruye, biri mu nshingano zanjye Imana yampaye. Ngiye guhuza ibice byose bitavuga rumwe, byaba no kuvuga ngo byaba ibyo mu matorero, byaba ibyo muri politike, byaba ibyo byose, ngiye kugerageza kuganira na buri gice kugeza ubwo bazemera kwicara hamwe bakaganira ibibazo byose, byaba ibyo mu muryango imbere, ibyo mu mudugudu, ibyo mu kagari, mu murenge, ibyo mu matorero atandukanye, iby'igihugu, byose bikemurwe n'ibiganiro. Ndibaza ko ahangaha nta wantera amabuye. Kubera iki? Leta yacu ibivuga buri munsi, wenda sinzi ingamba ifata kugira ngo, ariko irazifata nubwo ibikeneye ibitekerezo n'abunganizi batandukanye, kuko iteka ryose leta ikenera abafatanyabikorwa. Nta nubwo igikora yonyine. N'iyi mihigo yose mwumva bagenda bahigura bavuga ngo twageze kuri ibi, muzasanga atari bo baba babikoze by'ukuri, ahubwo ngo nibo n'abafatanyabikorwa. Bivuga ngo nanjye ngiye kuba umufatanyabikorwa na leta, mu guharanira amahoro. Haleluya. Ngiye kuba umufatanyabikorwa na leta mu guharanira amahoro n'ubwiyunge mu banyarwanda. Si njye ngenyine rero, njyewe nawe, wowe wambwiye, tugiye kuba abafatanyabikorwa. Amina. Nivuze ndavuga ngo ngiye kuba kubera ko umwami Imana yantumye, ariko nakuntumaho. Njyeweho nawe tugiye kugerageza kuba abafatanyabikorwa. Wenda ndimo ndivuga ko namaze kwifatira decision. Wowe ndimo mvuga ntabwo urafata decision cyangwa wamaze no kuyifata. Numara kutumenyesha tumaze kukumenya, icyo gihe nzajya avuga ngo tugiye kuba, kuko ninjye nawe tuzaba twamaze kujya hagaragara. Tugiye kuba abafatanyabikorwa na leta. Iyo mvuze leta ni ikindi kintu mubyumve neza, kuko leta aho iva ikagera, iyo ari yo yose yagombye guharanira amahoro mu baturage. Birumvikana niyo nshingano yayo ya mbere. Mu yandi magambo, tugiye kuba abafatanyabikorwa bayo mu guharanira amahoro, ariko mu nzego zose nta na kimwe kirengagijwe. Kandi mu kuba abafatanyabikorwa nayo ni ukuvuga ngo harimo no kuyikebura aho itabikoze neza, kuko burya abafatanyabikorwa nicyo bakora, batera inkunga bakagira n'inama.
ni ukuvuga ngo n'ubundi bagombye gutumirwa mu nama bagatangamo ibitekerezo. Mu nama y'umudugudu aho uzaba uri umwunzi ugomba gutanga ibitekerezo bizana amahoro mu mudugudu, kandi abayobozi nabo nibamara kutwemera nk'abafatanyabikorwa bazajya bagutumira mu bijyanye no guharanira amahoro. Yewe burya n'inteko ishinga amategeko ikenera abantu nk'abo ngabo, iranabatumira mu nama zabo. Yewe si bo bonyine, n'umuryango wa ONU ugira bitwa abaharanira amahoro ku giti cyabo cyangwa batumwe n'Imana, bari aho ngaho baharanira amahoro, bagira ijambo muri ONU, batumirwa mu nama zabo bagatangamo ibitekerezo. Bishatse kuvuga ngo iki? Ntibizagutangaze utumiwe mu nama y'akarere gutanga ibitekerezo yo kureba uburyo abantu haboneka amahoro n'ubwiyunge mu baturage. Ubwo uzagenda kandi utanga ibitekerezo ko kugiye kuba umufatanyabikorwa, ariko kandi ntibuzanakubuze gukebura meya aho azaba yakoze igikorwa kibangamira amahoro cyangwa se yakishe atagikoze uko gikwiriye. Ni ukuvuga ngo ahantu hose hari icyo kibazo. Rero nimumara kujya hagaragara impamvu dushaka kugira ngo umuntu wese ushaka kubikora atumenyesha, twibwire, nuko ejo bundi nihagira umuturage unterefona akambwira ati nyabuneka ntuye mu karere akanaka, umurenge uyu akagari akanaka, mfite ikibazo, birashoboka ko nagiranye ikibazo n'umuyobozi w'umudugudu, birashoboka ko nagiranye ikibazo n'umugabo wanjye cyangwa n'umugore wanjye, nkeneye umwunzi. Izo telefoni zo nzazakira kandi buri munsi. Birakwiye ko ndeba muri ako gace nkahita mpabona umwunzi. Ninde? Ni wowe uhatuye. Nzahita mvuga ngo shaka umwunzi runaka, akunge n'umugabo wawe. Yewe mugore ufitanye ikibazo n'umugabo, shaka umwunzi runaka. Imva wowe wagiranye ikibazo n'umuyobozi w'umudugudu, shaka umwunzi runaka guhuze n'umuyobozi w'umudugudu. Bishatse kuvuga ngo reka ibintu byo gukemurwa mu buryo bwa kiboko, reka ibintu byo gukemurwa mu buryo bw'imbaraga, kuko biragaragara ko leta irimo irashyiramo imbaraga, noneho n'abaturage batagiye gushyiramo imbaraga. Hariho umwuka wo guhangana. Ibyo mbabwiza ukuri ngo Satani yateje igihugu cyacu umwuka wo guhangana. Ibyo bintu Imana yabingaragarije, irabinyereka ngo abadayimoni buzuye amahane umwuka wo guhangana bamanika igihugu cyacu gikeneye umwunzi. Navuze umwunzi kuko nakuvuze muri make. Kubera iki? Ninjye nabwiwe nawe uzaba uri umwunzi, aho ngaho uri umwunzi. Mu yandi magambo, igihugu gikeneye umwunzi. Ahantu hari hose hakenewe umwunzi. Kubera iki? Kuko umwuka w'abadayimoni wo guhangana arimo arazamuka. Iyo mwumva ngo abantu baragenda bakoresha imbaraga ze z'umurengera, yaba ari abayobozi, abo bayobozi bagenda bagakubita cyangwa bakanakubitwa, baba bagiye gukoresha imbaraga z'umurengera. Abaturage bakoresha izindi z'umurengera, noneho bakubahuka babayobozi. Abo bantu bakeneye kwicara hamwe bakaganira. Ntabwo n'ijye mbivuga, mbibona kuri za social media. Abantu bakeneye kuganira. Igihugu cyacu gikikijwe n'abantu batavuga rumwe nacyo kandi bifuza kuba bakinjiramo bagiteye. Ibyo nibisohoka mu binyamakuru buri munsi, ntabwo ari njye mbivuze. Uyu munsi wa none hari FRN, ngira ngo nejo ubundi barimo bacira imanza abantu bayo, nubwo baba batayivuze cyangwa batatubwiye ko ari na Rwanda. Ariko iyo bashyize abantu mu rubanza bakavuga ngo bagize umutwe wa FRN barwanira hanaha, bishatse kuvuga ngo byanze bikunze wa mutwe nubwo batawutangaje mbere. Kandi nubundi ishobora kuba ihari na Rwanda, ntabwo mbizi neza, ntabwo mbisobanukiwe, ariko uko biri kose niba haragaragara abantu bayo bakajya mu manza bivuga ngo irahari mira na Rwanda. Abo ngabo barimo bararwana, barimo bararasa bica abanyarwanda, ko ntabwo barasha amashaza cyangwa umuyaga. Niyo batakwica abasivile, ariko barimo barica abasirikare, kandi abasirikare n'abana b'u Rwanda, kuko urashwa barashwe, upfuye abapfuye. Abo bakeneye umwunzi. Ese kuki barasa na bose ari abana b'u Rwanda? Icyo ni ikibazo. Buri munsi twumva mu binyamakuru ngo ahangaha ngo Uganda ngo RNC ngo Kayumba ngo ingabo ngo Rwanda, bica mu binyamakuru by'igihe n'ibindi byose ngo bahora biteguye ngo gutera u Rwanda. Tubyumva buri munsi ngo Uganda ngo hari abarwanya u Rwanda benshi cyane ngo bashaka gutera u Rwanda. Ariko kubera iki abarwanya u Rwanda ko atari abanyamahanga? Ndimo ndabivuga neruye. Aho barwanya u Rwanda ko atari abanyamahanga, ko ari abanyarwanda, niki kibabuza kwicara n'abanyarwanda ngo baganire? Icyo cyose nicyo kuganirwaho. Navuze ngo namaze gushirika ubwoba, ndimo ndavugisha ukuri. Dukeneye kwicara abanyarwanda tukaganira ibibazo byose by'abanyarwanda bigakemuka mu mahoro. Imana rero yampamagaye inyemera kuba umwunzi, nawe iraguhamagaye kuba umwunzi. Ni ku gato no ku kanini, uhere mu rugo ku mugabo n'umugore haboneka imituzo n'umutekano, n'abana habe mu mutuzo n'umutekano, haboneka umwunzi mu mudugudu. Bizamuke no kugera ku rwego rwo hejuru rw'igihugu. Abahanga
bose bashyira intwaro hasi, abashaka gukemura ibibazo mu buryo bw'amahane basubiza amerwe mu isaho. Ibintu byose bikemurwa n'ibiganiro, niyo nzira y'igihugu cyacu. Ni ibintu bavuga buri munsi, biri mu mabwiriza n'amategeko, yewe nyuma y'inkiko bamaze gushyiraho n'uburyo bwo gukemura ibibazo habaye ibiganiro. Bishatse kuvuga ngo nta kintu na kimwe cyagombye gukemuzwa amahane n'intambara. Kubera iki? Gisiga imfubyi, gisiga abapfakazi, gisiga kibujije amahoro, nubwo bagira ngo kizanye amahoro. Ntabwo intambara ishobora kuzana amahoro. Ntabwo intambara ishobora kuzana amahoro. Iri ni ijambo ry'ubugome ryavuzwe n'abavuga ikilatini, bavuze ngo civis pacem paraberum. Ni ijambo ry'ubugome bw'abanyaroma, bari abicanyi ruharwa, bahoraga bitegura intambara buri gihe, bakavuga ngo ni ugutanga amahoro, kuzana amahoro ahantu, ariko ku buryo hamaze igihumeka cyose. Abanyaroma barabikoraga. Hari igihe bafataga agace bakavuga ngo rero ahantu haratunaniye, ahantu hadutejeje umutwe, reka tubereke, tugiye kuhagira ubutayu, cyangwa abanyarwanda bavuga ngo tugiye kuhatera itabi, kuhatera itabi. Ni ukuvuga ngo kwari ukwica igihumeka cyose gihari. Ubwo ngo nibwo habaye pacifique, kandi koko ahita hatuza. Ubwo uzumva nta n'inyoni havugira, ubwo ngo nibwo ituze rizaba rihaje. Iyo bahateraga bamaragaho icyitwa ikiremwa cyose gihumeka, bakavuga ati twahagaruye amahoro yahageze, noneho nyamahoro. Mu yandi magambo niyo tekinike y'abanyaroma, nuko babigenzaga. Bishatse kuvuga ngo iyo ni tekinike y'ubugome, niyo ivuga ngo civis pacem paraberum. By'ukuri genda avuga ko ushaka amahoro ntabwo ategura intambara. Kubera iki? Intambara irasenye ntiyubaka, wa mugani wa muririmbyi. Intambara ntabwo ushaka amahoro ategura intambara. Abategura intambara baba bari mu gihugu imbere, baba bari hanze. Abategura intambara ntibatubeshye ko badushakira amahoro. Abashaka amahoro ni abategura ibiganiro. Abashaka amahoro nabategura kwicara abantu bakaganira. Kubera iki? Iyo abantu bicaye bakaganira nta nkomere ziboneka. Iyo abantu bicaye bakaganira ntabwo mu biganiro hashobora kubonekamo za kajorite, mu biganiro hashobora kubonekamo imfubyi n'abapfakazi. Mu biganiro ni ibiganiro. Hanyuma intambara yo ni intambara, ntishobora kuzana amahoro. Byanze bikunze isiga imfubyi n'abapfakazi basigara barira, babuza amahoro. Ni ukuvuga ngo uko biri kose ibibazo byose bigomba gukemurwa mu mahoro. Icyo nicyo tugiye gushyiramo imbaraga, kandi nicyo gihe, niwo mwanya. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane kubera ko ikunda igihugu cyacu kandi igiye kukirema bundi bushyashya. Wowe nanjye rero tugiye gufatanya. Ntabwo ari ngombwa kujya kure. Humura wigira ubwoba ngo tugiye kwivanga bya politike. Uretse ko politike, wa mugani umupasiteri mwe numvise, niyo utayikinnye yigukiniraho, byanze bikunze bari politike y'abanyarwanda kandi ikinirwa ku banyarwanda, no kuyijyamo nta gitangaza kirimo. Kandi buri wese ashaka umunyapolitike ku giti cye. Ngira ngo n'umuyobozi w'umudugudu n'umunyapolitike. Ese umudugudu utuye umva nta kintu wanayobora? Buriya dejo wamaze ku munyapolitike. Iyo utanga ibitekerezo bya buri umunyapolitike, uko byaba biri kose, waba uhuza cyangwa unyuranya n'abanyiri kuyobora, ariko buri umunyapolitike. Waba utanga ibitekerezo uhuza cyangwa ufite ibitekerezo binyuranyeho gato n'iby'abayoboye, n'ubundi buri umunyapolitike. Bivuga ngo umuntu wese utekereza kandi agatekereza ku gihugu cye ni umunyapolitike. Wese nturiwe. Numva ngo abapasiteri ntibemera ko abanyapolitike. Nanjye ntabwo ndi umunyapolitike. Impamvu mpakanye ko ntari umunyapolitike kandi mbona mbivuga ntyo, ntabwo ndi umunyapolitike ushaka imyanya. Nta myanya ngambire mu gihugu, ahubwo ngenda umunyapolitike wa politike y'amahoro. Nawe uraho umunyapolitike wa politike y'amahoro. Mu rugo, amahoro mu rugo, haba iwawe no mu ngo z'abaturanyi. Politike y'amahoro mu mudugudu utuyemo. Politike y'amahoro mu kagari utuyemo. Politike y'amahoro mu murenge utuyemo. Politike y'amahoro mu karere, mu ntara, mu politike y'amahoro mu gihugu. Iyo niyo politike tugiye gukina. Ninshaka mvuga ryo. Kandi politike y'amahoro ashingiye kuri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ashingiye ku bumwe n'ubwiyunge no kuganira ko bagiranye ibibazo. Niyo politike y'amahoro dushaka gukina. Mu yandi magambo, ni ushaka umuntu avuga ngo noneho baye umunyapolitike cyangwa y'amahoro igamije amahoro ashingiye ku ijambo ry'Imana, amahoro ashingiye kuri Bibiliya, amahoro ashingiye ku biganiro hagati y'abagiranye ibibazo, uhereye mu rugo imbere ku mugabo n'umugore n'abana. Haleluya! Uko nguko niko Imana yantumye, ngira ngo mbahaye ubutumwa Imana yampaye. Ni ikiganiro kinini cyane nagiranye na ryajwi ryavuganaga nanjye.
yaje mu ishusho y'umusaraba. Navuze ngo abazohamya barabizi uburyo kenshi Imana ikunda kunsura, bivuga ngo rero n'ikimenyimenyi ubu nahagurutse, kandi iyo rivuze ndahaguruka nkahita ntangira gushyira mu bikorwa. Ubu rero tugiye guharanira amahoro muri rusange y'Abanyarwanda, duhereye ku duturanye mu ngo iwacu tuzamuke. Numara gutanga nomero zawe n'abandi bazaguhamagara, uzamenyekana. Ntabwo ari ukubikora mu ibanga, si ukubikora wihishe. Nanjye mbivugiye kuri radio, ntabwo ari mu ibanga, ntabwo nihishe. Mufitanye ikibazo mu rugo iwanyu mwabuze uko mugikemura, muduhamagare tubafashe. Mufitanye ikibazo mu mudugudu wanyu mwabuze uko mugikemure, muduhamagare tubafashe. Turabafasha gute? Icyambere turabasengera, icya kabiri turabagira inama, icya gatatu turabahuza. Ngibyo ibintu bitatu bikorwa: turabasengera, tubagira inama, tubahuze. Nibyo bitatu tuzajya dukora, niyo nzira yonyine tuzajya dukoresha: kubasengera, kubagira inama no kubahuza. Kuva mu rugo ku mugabo n'umugore, uburyo nubwo, kugeza ku banyapolitike bo hejuru, abangaba barimo kugenda ngo bisuganya begeranye ngo bategura intambara. Niwe buryo tuzakoresha: ni ukubasengera, ni ukubaganiriza no kubahuza. Nubwo buryo butatu tuzajya dukoresha. Ntabwo rero bizatunanira, kuko duhagarikiwe n'Imana, kandi Imana yacu ni nyamahoro, kandi izakomeza kubana natwe. Ufite ikibazo rero icyo ari cyo cyose, duhamagare utubwire ko ukeneye umwe n'ubwiyunge n'uwo mwagiranye ikibazo. Turabasanga, tubaganirize, turabasengera, tubahugire inama, tubahuze. Ubwo nibwo buryo tuzakoresha. Utubwira ikibazo, tugahita tugishyira muri gahunda yo kugisengera. Twamara kugisengera tukabagira inama, twamara kubagira inama tukabahuza. Nibwo buryo tuzagenda dukoresha. Nundi wese uzaba ari umwunzi, yemeje kuba umwunzi muri iyi nzira, muri abanga Imana yahamagaye kuba abunzi, nubwo buryo agomba gukoresha, nubwo bwonyine. Tuzagumya kugenda tuganira. Niyo umuntu wese waba afite ikibazo, yaba agifitanye n'urwego runaka, aratubwira. Ariko by'umwihariko, mbere yuko dutangira kwinjira mu bibazo, dukeneye abantu bakeneye kuba abunzi. Wenda tuzagenda tugira igihe cyo kubyakira, ko nabyo turengera tubyakira, kandi tuzajya tubyakira tubyandika. Ntimukagire ngo ni ukubyakira mu kire gusa no kubijugunya, tuzajya tubyakira tubyandike, tunabizirikane. Ariko aka kanya nsoza, mbere yuko nsenga, ndashaka umuntu wumva afite umuhamagaro wo guharanira amahoro, umuntu wumva umwuka w'Imana ahise amuhata ngo nawe jyamo, nyandikira message swati kuri WhatsApp. Nimero yanjye ni 078863633407, cyangwa se yandikire message isanzwe. Udafite WhatsApp anyandikire message isanzwe. Namvuze message kuko ntabwo nafata mu mutwe wampamagara we wese. Nshobora kuba naho ndi ntari buhite nandika, ariko ni wandika message biramfasha, kuko message yago muri telefone. Ndaza kwandika ku gapapuro abantu bose naho baherereye biyemeje kuba abunzi. Umuntu wese ushaka kuba umwunzi nanyandikire, hanyuma dufatikanye. Yesu abaho umugisha. Reka dusenga Imana. Mana y'amahoro, aleluya. Mana y'amahoro n'ubuntu n'urukundo n'imbabazi, ndagushimye kuko uri umunyamahoro iteka ryose. Uharaniye ko igihugu cyacu kigira amahoro, kandi ugihaye amahoro. Nta na rimwe ari kuzigera wohereza abamarayika baturutse mu ijuru kujya kuza guharanira amahoro no kugiha amahoro. Uhisemo gukoresha abamarayika bari mu bantu. Muri buri mudugudu hose hari umumarayika wari waririndiye, kandi umurindira kuzaba umunyamahoro no kuba umwunzi. Nejejwe nuko ngiye kwakira telefoni ye, nejejwe nuko tugiye kwishyira hamwe guharanira amahoro, nejejwe nuko tugiye guharanira amahoro, kandi tukayakurikira nk'abagabo nyabagabo mpaka tukayageraho. Dufatanije, duherekejwe nawe, duhawe imbaraga nawe, turi kumwe nawe. Niwe mugabo wacu, nta kizatunanira. Urakoze ko bikoze nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane.